Reka dusome agakuru keza. Aka gakuru turagasanga ku ipaji ya 18 mu gitabo cy'Ikinyarwanda umwaka wa 2. Twihuse reka dusome. Manzi na Nziza. Manzi na Nziza batuye mu karere ka Gatsibo. Baba mu nzu nziza bisanzuye. Imbere yayo hari ikibanza kinini gitsindagiye. Manzi na Nziza bakiniramo na bagenzi babo. Iyo bakina birinda kwiyenza babuza abandi amahoro. Mwabyumvishe ko turi gusoma agakuru. Ngiye gusoma buhoro buhoro hanyuma nawe usubiremo. Icyo tugamije ni ugutuma wiga neza, ugasoma neza, mbese ugahinduka umuhanga. Reka ninsoma usubiremo. Manzi na Nziza. Subiramo. Manzi na Nziza. Subiramo. Batuye mu karere ka Gatsibo. Subiramo. Baba mu nzu nziza bisanzuye. Subiramo. Imbere yayo hari ikibanza kinini. Subiramo. Gitsindagiye. Subiramo. Manzi na Nziza bakiniramo na bagenzi babo. Subiramo. Iyo bakina birinda kwiyenza babuza abandi amahoro. Subiramo neza. Nyuma yo gusubiramo agakuru, nyemerera ngasome nihuta kugira ngo nkwigishe uko ukwiriye gusoma noneho mu gihe uri kubara neza inkuru. Manzi na Nziza. Manzi na Nziza batuye mu karere ka Gatsibo. Baba mu nzu nziza bisanzuye. Imbere yayo hari ikibanza kinini gitsindagiye. Manzi na Nziza bakiniramo na bagenzi babo. Iyo bakina birinda kwiyenza babuza abandi amahoro. Urabibona ko gusoma rwose bishoboka. Ngaho komeza nawe usome. Ngaho komeza nawe usome. Icyo tugamije ni ukwigishanya mu bice byose bitandukanye by'isi murimo, mwaba muri mu mbuga mu rugo cyangwa se ugize amahirwe yo gufungura interinete kugira ngo nawe ushobore kumenya gusoma no kwandika. Urakoze. Ngaho kanda subscribe niba bigushimishije. Ngaho kanda subscribe niba bigushimishije.